mbona ageze ku rwego rwo gutunga abantu bajya kuri memory card yanjye afite iPad ya telefone aka kantu mujya ka disk ka memory nakumvisha kanjige ebyiri mbona nibo abantu asigaranye. Imana irambwira ngo abantu bamaze kumuvaho ko yarangiritse yivanze n'abanyamahanga arasayisha ararenge. Nakubwira abantu ngo iyo utarinze aho Imana yagukuye azigame uhafate nk'inshingano ntushobora kuzamenya agaciro ka Imana ikugejeje. Abantu barangijwe n'iki? Imana nikoresha imbaraga zo kukurindira aho yakugejeje. No, Imana ikoresha imbaraga zo kukurindira hariya utakiriyo. Buretse gato hariya watinze Imana yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwawe, tanzwe ibitambo byinshi bipfa kubera wowe. Imana ntiyigeze ihunikira, ntiyigeze iryama, ntiyigeze isinzira. Hariya amahembe yarakumereye nabi, niho Imana yakoresheje imbaraga z'umurengera. Uyu munsi irakukuye mu butayu kugejeje i Kanani, uvuye ku Gikongoro, uvuye ku Kibuye, uvuye Nyamagabe, uvuye Nyamasheke, uvuye Iryandinzi mu Ruhengeri, uvuye Nyagatare ka Gitumba, uvuye za Kiramuruzi, uvuye za Kabarore, uvuye za Kabarondo, uvuye za Muzuzu, urajuri city dawuni tawuni. Reka nawe utangiye guhindura demarishe, tangiye kwigira uwundi udasanzwe. No, iyo wataye aho Imana yakurinze ntabwo ushobora kumenya kurinda aho ikugejeje. Uyu munsi turi mu ngaruka zo kwibagirwa imirimo y'Imana. Isi idukurura cyane ariko uracyari Imana y'abakwiringiye. Mana sengeye abari aho twahoze, kuboko kwiza kw'Imana kubakureyo, imbaraga zawe zitabara abantu bawe. Mana uhindure ubuzima bw'abakwemera mu izina rya Yesu. Uwiteka ntago nasoza iki kiganiro ntasengeye itorero ryawe ADEPR. Mana ndayizamura mu mbaraga, mu kirere cy'amasengesho, mu mbaraga z'umwuka wera. Dufite ibyiringiro ko tuzongera kumva ijwi ryawe muri rusange. Dufite amatsiko yo kongera kubona abapantekote batera haleluya. Dufite amatsiko yo kongera kubona ADEPR basirimba, ADEPR babyina, ADEPR barekura umuziki bamandugira. Ntiwashyizweho n'amatora, nta komisiyo ikumanaginga ibaho, nta biri gushinzwe. Uri Imana kuva ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere. Nguhamagarira mu mujyi wa Kigali, mu murwa mukuru w'igihugu. Ndasenze Mana, iri torero rigeze aho umwanzi ashaka, rigeze aho abazimu baryishima hejuru. Ariko ndasenze ngo ukuboko kwawe Mana kurwaniye intambara yade. Iyo wibuka, reka wenda tse nuzanye maka kana. Iyo wibuka gusa, wibuka gusa nta mbaraga bigira. Ariko iyo uzirikana bituma utongera gukora cya kindi wakoze. Kwibuka bigira agaciro iyo harimo kuzirikana. Impamvu wihana ngo Imana imbabarire, kwihana icyaha nkongera nkagisubiramo, nuko wakihannye mu ibanga. Iyo ukihannye ku Kabarore ugira ipfunwe ry'uburyo uzongera kukihana. Uyu munsi murihana muri envelope. Iyo igihugu gifite abahanuzi bari normal, umwanzi ntabwo yakinjirira uko yishakiye, ntabwo bikunda. Abanyamasengesho babatayari, ijuru rigatanga iki? Amakuru. Ingabo z'igihugu zikaba ready ku mipaka, zigacunga iki? Umutekano. Mu yandi magambo, iki gihugu kirinzwe n'imbaraga zikomeye. Imbundi iri tayari, amasengesho ari tayari. Ninde wadutera ngo adushobore? None niba mu mwuka twamaze guterwa, muhanuzi akataka undi, pasiteri agasenya undi, revera agacecekesha undi, pasiteri akabwira umuhanuzi ngo ceceka. Niba udashobora kwibuka imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe,
iragutabaye, igukuye muri ubwo buzima, urambutse, iguhaye visa, ugeze muri Amerika, uhisemo guteruranya ababyeyi kugira ngo usambane udateganya kubyara. Nicyo umwituye muri Amerika. Ugeze i Burayi, ngaho mu biyobyabwenge, utangiye gusebya igihugu cyawe, kandi ugeze muri Amerika, ugeze i Burayi, ugeze London, ugeze ahandi hantu runaka, nyamara ku gisekuru aho wakuye umugisha ukugeza muri Amerika ntushaka kuhaha agaciro hakwiye. None wifatanije n'abakobanyi, wifatanije n'abatizera Imana, ntushaka kwitura Uwiteka wagukuye mu kazi ko mu rugo bakugereranya n'isafuriya. Sinigeze mbona umusiramu wanyatatse, sinigeze mbona shehe wahagurutse, sinigeze mbona padiri wahagurutse, sinigeze mbona umudivandiste wahagurutse, sinigeze kubona nyirikabare waje tutadutwara abakiriya. Reka abitiriwe izina ry'Imana bigeze gusogongera ku Mwuka Wera, nimwe mwampagurukiye. Ariko sinatinya kubabwira ngo uyu munsi muri mu ngaruka z'uko mwavuze Imana mwarangiza mukayihindukira mukayisebya. Rero mwihangane, muri ibivume sintinya kubivuga, umwaka umufite uzabakurikirana ubazonge, nimubona hari ikintu mugezeho muzanyivuna. Mwakoze amabara, mwararengereye, mwaratanye, dayimoni yarabashutse, Satani arabangiza, abateza isi, mwararangiye. None muti ubwo topic ya nzahuke irangiye, reka twatake uyu muntu uje witwa Nibishaka Theogene. Umwe muri mwe yarabyivugiye asaba imbabazi, avuga ati rero muze duterane twige kuri uyu muntu watwatatse. Uyu muntu avumbutse, mucana umuriro mugira ngo muranzimye. Yaza kuba ari Theo wizanye mba nararangiye kera kuko mwaje nabi, ariko kuko kuboko k'Uwiteka kuri. Ariko tumaze kumenya neza imirimo Uwiteka yadukoreye tutashoboraga kwikorera, adukorera ibyo tutari kwimarira, atugeza ahantu tutatekerezaga, atugaburira ibiryo twumvaga mu makuru, atwambika imyenda twumvaga icyizere cyayo. Hari ubuzima twabonaga abandi barimo tukumva twe bitatureba, twabona abantu batega imodoka ziri prive tukumva twebwe ntago tubyemerewe. Uyu munsi turashimira Uwiteka wakoze ibyo tutateke. Ibyo nibyo biduha imbaraga zo kumuvuga neza. Iyo ndebye ukuntu nambaranaga na mama, uyu munsi reka ntangire gusuhuza kandi kwifuriza amahoro y'Imana aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, mu bice bitandukanye by'isi yacu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Mwese amahoro y'Imana ndetse n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana bibane namwe, kandi umugisha w'Imana ubome. Ushobora kufite ibibazo bitandukanye, intambara, ibigeragezo, turakwingingira Imana kugira ngo Imana ikurengere kandi Imana imve gusenga kwawe. Ijambo rivuga ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Humura rero, haracyari Imana ishobora byose kandi ikora imirimo n'ibitangaza. Ni Neparo kuri mikoro. Uyu munsi ndi kumwe n'Iriba Ryera TV hamwe n'Umusaraba TV. Twabukeye rero tuje kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo abantu bamenye kuri, kuko bamenye kuri ko kuzaba batora. Muri iki gitondo nasuye umukozi w'Imana Theogene, umuhanuzi w'Imana. Imana ihamagaye mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo avuge, yamamaze
gukomera kwayo, yamamaze ijambo ryayo, yamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Twamusura mu iki gitondo kugira ngo tumuganirize, ariko ndashaka no kumubaza ahantu amaze iminsi aherereye, kuko mu bantu bamubuze nanjye ndimo. Theogene, uraho neza? murakomeye. Amakuru neza. bwa bwitonzi ni bwa bundi. Eh, meze neza ariko turashima Imana. mu bantu bakubuze nanjye ndimo, uretse n'abandi bahora bampamagara banyandikira ati Theogene turamukumbuye, nimba ujya ubira mu makomenti barabyandika, hari abahamagara Theogene turamukumbuye, dukumbuye ijambo, dukumbuye amagambo Imana imunyuzamo. Theogene wari uhugiye mu biki? Mu gihe cyose Yesu yabanye n'abigishwa be, igihe cyarageraga akibeta, mu gihe yabaga akeneye kugwiza izindi mbaraga, yaribetaga akajya mu ishyamba akajya gusenga. Umaze iminsi mu masengesho nawe? yego. Ko amasengesho arakwica? Ntago amasengesho yanyica. Ko kenshi ejo bundi nibwo wari duherukana uvuye mu yitatu mu karere ka Musanze, Musanze. uvuye Musanze mu yitatu, n'uyu munsi mu minsi tumaze utunende gusenga. Iyo utasenze urasengera. Ushobora kuba ufite ibibazo byinshi uri gusengera muri ino minsi. Njyewe ndwanisha amasengesho, ntabwo njya ndwanisha umunwa cyangwa ibindi bintu runaka. Muri make uri kurwanisha amasengesho, hari urugamba uri kurwana nyine. Urwo rugamba rutuma utaruhuka, tubibona n'akanya ko kugira icyo ufata ngo narye ukajya gusenga ko rutoroshye. Byose bigira umwanya wabyo. Inda ni iy'ibiryo, ibiryo ni iby'inda. Maze iminsi mbona abantu bacicikana ati Theogene tumwirukanye kuri YouTube. Jewe se wari gusenga Imana kugarureho, warabyumvisha ibyo bintu? Ntago hari ibintu ntajya nitaho. Reze wakirukana umuntu utazanye, ko wirukana uwo wazanye. Tazi niyo yaturutse? Njye naje njyenyine kandi mfite uko naje. Okay, Imana ishimwe rero kuva uvuye mu masengesho. Ibyo byose iyo umuntu avuye mu masengesho aba yagwije n'imbaraga, nkamwe b'abahanuzi noneho cyiyongeyeho mu mufite n'ubutumwa Imana ibaye, ko ntago abantu mwagize umugisha wo kuvugana n'Imana ntago mwayiva iruhande ntacyo babwiye. Ko ni ukuri ko iyo twasenze tumenya amakuru, kandi ayo makuru burya abakenewe. Nta kintu gikenewe nk'amakuru. Yego, cyambere ni amakuru. Cyambere ni amakuru. Yes, ubwo mu byo tugiye kuganira ndakeka ntago mbizi, ariko ndakeka umwuka wera ari byo agiye kuguha kuri ayo makuru ko tuzasangiza abantu, cyane ko abantu barayakeneye, nanjye ndimo. Cyambere turashimira Imana yaturinze, yego, namwe ikabarinda. Uruhare runini niyo yari rufite. Uyu munsi ndashaka kubwira abantu ko intambara wasuzuguye nizo Imana irwana. Intambara wasuzuguye nizo Uwiteka arwana. izo utasuzuguye urazirwanirira. Senga Imana noneho twinjire mu kiganiro neza. Turagushimiye Mana, uri Imana yacu bwite, ntawe tugutira, nta n'uwo tugusabaho uburenganzira. Uri Imana yacu, ugufite wese afite byose muri we. Bana natwe utuyobore mu kiganiro tugiye kugirana n'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Umwuka wawe wera abane natwe muri icyo kiganiro, none n'iteka ryose, amen. Gusa nubwo tugiye kuganira, ariko ndabona udafite morale, gerageza winjire mu kiganiro. Nimba ari izo ntambara wa mugani wawe zatumye udafite morale. Ntabwo ari ikibazo cy'intambara, hari igihe umuntu aba ariko yabyutse, cyane ko tugusanze tugutunguye. urabona nta gahunda nari mfite, ariko byose buriya haba hari impamvu. Rero mbonereho gusuhuza abantu badukurikirana ku Iriba ry'Abera TV, ku Musaraba TV n'ahandi hagiye hatandukanye. Nkunda kubwira abantu ngo mujye mumbabarira, uru rugo muri kumbonamo ndurimo nduyu nguyu, uyu mubona imbere yanyu
mba ndi muri byinshi nyine bindeba, kandi burya nanabibutsa ko iyo ukennye kubeshyera Imana biroroha. Mu gihe rero udashaka kubeshyera Imana, gerageza ukure amaboko mu mufuka, ushaka utuntu uba uhugiyeho, kabone n'aho wajya winjiza amafaranga 200 ku munsi, bituma wumva ufite imbaraga. Rero akenshi mba mpuze, hari utwo mba ndimo mukambura, nkunda kubabwira ngo mujye mumbabarira, mumfashe, mujye mumbabarira. Ntago biba binyoroheye kuko mfite inshingano zindeba, mfite abana bari ku ishuri, ngomba kwiyitaho, ngomba kwishura inzu, ngomba ni byinshi. Niyo mpamvu rero akenshi mumbura. Impamvu rero mubona ameze nkaho ntishimye, ntago mbabaye, ntago nishimye, ariko sinanababaye. Bisobanura ko hari igihe wibuka Imana, ukibuka imirimo y'Imana, ukicara ukireba, ukiburira igisobanuro. Washaka kwisobanura rero bikarangira wisobanije, ugahitamo gutuza. Ndabashimiye rero ko mumbabariye, abantu mwese mwagiye mumbura, abanyandikiye nkabura umwanya wo kubasubiza. Ntabwo ari uko mu nyanga, si uko mba nabasuzuguye, ni uko igihe kiba cyabigennye. Tujye tubabarirana kandi mujye munsengera. Narababwiye ngo isaha n'isaha no gupfa napfa. Uziriki Kuko iyo uhagurutse kuvuga ukuri, shira ku karubanda amanyanga ya Satani akorerwa mu murimo w'Imana, bakugonga, bakugambanira ugapfa, bakugurira ugafungwa, hari ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu rero nanjye mba nihata gushaka Imana kugira ngo menye amabwiriza y'intambara ndi kurwana. Yesu rero aduhane umugisha kubw'imbabazi mu mpaye. Murakoze. Uti iyo udashaka guhanura ibinyoma cyane nubwo buryo washatse kubivugamo, ukura amaboko mu mufuka ugakora kugira ngo uvuge ukuri. Iyo ukennye kubeshyera Imana biroroha. Ngo wirinze kubeshyera Imana, uravuga uteka nkura amaboko mu mufuka njya kuboha n'amahema. Niko gahunda zimeze. Ngo waduteze amatwi ibyo byose, abari bakugezeho ikibazo cyakemutse. Nasanze buriya gukena, irembo rya mbere rigeze umuntu mu kuzimu ni ubukene. Ushatse ko nta mukene wajya mu ijuru? Oya, ndavuze ngo irembo rya mbere rigeze umuntu vuba vuba mu kuzimu ni ubukene. Ko umukene ashobora gukora ibintu, ugashaka ibintu ari gukora ntubibonere definisiyo, ntubone ubusobanuro bwabyo. Umuntu arakena akaba umushitsi w'agahato ahantu, asura abatamukeneye kugira ngo arebe ko bwakwira cyangwa se bugaca. Umukene ntatinya kubeshyera Imana. Deni ubukene burwana n'ubunyangamugayo. Ubona ko umuntu ari inyangamugayo, ariko ubukene bukamufata bukamurwanya, agashiduka yakoze ibintu bihabanye n'uwo yari ari we. Kwitangira abana be ngo badapfa, ukabona akoze ikintu kidakenewe. Niyo mpamvu uzabona abantu bamwe na bamwe bakora ibyaha ariko batanejejwe n'ibyaha bari gukora, ko ubuzima bwabarushije imbaraga. Umukene ntiwabara amagambo yavuze, umukene ntiwamusubirishamo ibyo yavuze ngo amenye aho ari bubihere n'aho ari bubisoreze. Uwiteka abakiza umwuka wo gukena. Imana idukize ubukene. Imana idukize ubukene mu izina rya Yesu. Yego.
Teoje, numva iby'abantu bagenda bavuga ni byinshi bagamije kwica ubuhamya bw'umuntu, ndakeka ntabwo nshaka ko twiga tunabigaruka, ndashaka ko twigira muri gahunda yo twiyamamariza Yesu. murakoze cyane abantu bakunze gukurikira status zanjye. Nari nashizeho icyemezo cyo kwa muganga, bamwe mwarabibonye. Ndashimira umuntu wese wagize uruhare kugira ngo nivuze amaso. Nagize umugisha mbona transfer ngire ngo Transfer. abaganga mwabigizemo uruhare ku Muhima, Uwiteka bampera umugisha. Namwe mwanyakiriye ngeze Bishenyi, Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Umuntu wese wantwaje umusaraba mu gihe cy'ubu burwayi, Imana y'amahoro imumpere umugisha. Ahubwo nari mbyibagiwe, uburwayi bumeze bute? Hanyuma wenda hari ibyo tuvuga bakagira ngo ni ibipindi, iyi ni imiti. Mwarakoze. Ndimo Koroherwa. riri koroha, igisigaye ni ugutegereza. Bampaye igihe cy'amezi 6 yo kuzasubirayo kugira ngo barebe niba bari baga. Ariko uko biri ndashima Imana. Mwarakoze, mu magambo make mwarakoze. Sinitaye ku byakurikiyeho ni ku isi yubatse. Narababwiye ngo iyo uciriritse urwana intambara ziciriritse, iyo ugaragara nk'umunyamafuti urwana intambara z'amafuti. Rero iyo uhagurukiwe n'abantu b'abagabo ukabona isi abantu basheze, ntibarya ntibaryama ntibatuza kubera wowe, ni ikimenyetso cy'uko uzakomera. Ugomba kubifiringa, ukabigendera, ukaba proud yabyo. Hari ijambo nasomye muri Bibiliya, nubwo niko umuntu yavuze ngo Uwiteka waranshutse nemera gushukika. Iyo uri kwa runo rugamba ugenda urwana, ubona abantu bagutera amabuye gutya, ibisongo gutya, bagwagukiye gutya, ntugero ukavuga ati Uwiteka waranshutse ni ndashukika nanjye, biti ni uguhagurukije, ugeze mu muhamagaro, uhuye n'ibibazo bimeze gutya, ntabwo ugiye kuvuga ati Mana waranshutse, ugashaka kuvuga ati Mana reka mbivemo nisubire uko nari meze. Ukomezwa n'iki? Ntekereza ko ikibazo mbajije, wigeze ubaho umwana, ubaye umugabo urabyaye ariko wabayeho umwana wese iyo nyina amukubita cyangwa iyo se amukubita n'ubundi amwizingurizaho, akomeza kwikuba ku babyeyi be. Ntago ndagera ku rwego rwo kubwira Imana ngo waranshutse, sinanabikora. Imana izanabimpushe, izanabimbabarire, ntibizambeho, ntihakaboneka ijambo ribi risharira nabwira umwami wanjye, kuko ndacyayifitiye amadeni. Imana ndacyayirimo umwenda ukomeye. Sinzi niba nzawishyura, sinzi niba nzasoza urugendo rwanjye, byibura hari amadeni nyishyuye. Imana nyifitiye amadeni menshi. Amadeni yatewe n'iki? Umuntu ajya Imana, dusobanura ko kandi ni gute umuntu ajyamo Imana ideni? Gihe namaze ndi umucakara w'isi nibera mu byanjye, ntago ndabona icyo nyitura. Nishaka izantume naho bagenda barandura mwamenyo bagateranya, namanitse amaboko gukorera Imana. Nta Mana yanshutse. Utungutu turi gusakuzana mu ntambara mfite ntagize inzibara. Hari intambara nshuti yanjye, hari intambara ufite cyangwa witeguye. Hari ibyo twiteguye tutarabona dutegereje. Ntabwo bwe ntagiri ari intambara. Zira ntago ari intambara. Hari intambara twarwanye, tuzibamo, tuzihagararamo.
amateraniro agataha tukavuga ngo mana twe dutashye he, tugasura abantu batadukeneye aho dusohotse bakadusaka, telefone zaba zicaginze muri salo batubona bakazijyana mu byumba. Ntabwo izi ari intambara. ntabwo izi ari intambara. Oya, cyakora zisa nazo ariko izi si intambara. Oya, abantu badutega amatwi, inshuti zawe bagukunda, kundi ijambo rikunyuramo, iyo babonye bino bintu bo birabahangayikisha cyane, wababwira iki muri kano kanya abantu bakunda ijambo Imana inyuza muri wowe? Theogene ntago nizanye, nkunda kubwira abantu ngo Imana twarakiranye indusha amaboko. Ntago ngi ibi bintu nabijemo mbikunze. Oya, yaramfashe iramvuguta, iranyanika, iranyanura, inkozi iracurika, iratambika, irakubita, iravuna, irongera irunga, irashwanyaguza, irongera iranteranya. Namanitse amaboko, ndakomeye, nta kibazo mfite, nta bwoba mfite, nta hungabana mfite. Iyo nsebeje mbona uwo uri we, iyo utinyutse kunyataka mbona iki. Ntabwo ngewe ndeba uwanyatatse, ndeba icyabimuteye. Nuko ubundi ndemwe, ntabwo ndeba ko hari ibandiri impagurukiye, ntabwo ndeba ko hari inshinzi ije kunyataka. Oya, ntabwo ndeba ko hari ingegera zateranye zigakora amateraniro ku bwanjye. Ndeba icyabiziteye, ntabwo nge ndeba umuntu. Kuko urwanya satani, ko satani ubohereza. Satani, niba uri pasiteri ugahagurukira umuvugabutumwa kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, ugafata uwundi wa mbere, abantu bakagombye gufunguka amaso bakareba noneho uyu muntu itorero avuga ko yari ashumbye cyangwa ashumbye rimeze gute. Uhita ubona ubundi byari byihishe mu bantu ni ibiki. Rero nta ntambara mfite. Intambara mfite ni yuko ndiho, ninjye wakitera, ninjye wakirangiza. Iyo turebye abantu baguhagurukira, abantu bagenda bagutera iyo mijugujugu, abantu batera amakamera bagiye kuvuga, tubona n'abantu bitiriwe izina ry'Imana. Theogene, turakuraho umuntu wo kwizera nimba abantu bitiriwe izina ry'Imana, abantu bagafatanyije umurimo w'Imana, bakagenda ku mugozi umwe, bakabamaza ubwami bw'Imana, aribo bari guterana noneho basenya mugenzi wabo. Ibi bintu ubibona gute? Ese iyo usenze Imana usenga ubwira Imana gute? Icya mbere nuko hari abantu Imana yaciye. Icya kabiri nuko hari abantu imihamagaro yabo yarangiye. Noneho mu ijuru ntibabafite, n'ikuzimu ntibazwi. Kwa Satani ntibabemera, n'Imana ntibemera. Ubwo bari he? Bo baza aho bari. Buriya hari igihe abantu bakunze kubwira abandi ko Imana ibahamagaye. Uyu munsi ni ijambo riri gusohora rivuga ngo nuko ibyo byose murabikora nk'abihorera, mukibwira ko mpanywe namwe rwose, ariko umunsi umwe nzabishira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana. Rero ni ibyahanuwe biriho bisohora, kuko nta muntu wavuze Yesu umwaka umwe, ibiri, itatu, ukaza ukatubwira ko Imana yagukoreye ubukwe nta n'igiceri cy'ijana ufite. Uyu munsi uri mu gipangu, ufite imodoka ugendamo, ufite aho utaha, ufite uko ubayeho, ukagaruka gusenya ya Mana yakutabaye. Ntabwo mbyumva. Rero ni ikimenyetso cy'uko bamwe muri bo bararangiye. Reka nkoresha iki kinyarwanda, hari abantu barangira Imana igahagurutsa abandi, kuko nta Mana ihagurukiriza amavuta mu yandi, ahubwo irarindira umuhamagaro wa bamwe ukarangira, Imana ikazana abandi muri cya kibuga bakoreyemo. Kuko Imana iracyari Imana, kandi n'abantu b'Imana barahari. Rero iyo mbaje ngo twizere nde tureke nde, oya, abantu barahari. Abantu b'Imana ntibashiriye ku rugamba, barahari. Imana iracyafite abantu. Nubwo ubona bari kurwana n'aho bavugira, ubona bari gukirana no kurekura ibibarimo, ariko igihe kizagera
imigina y'imegeri turike twongere turya imegeri zimejeje. Rero abantu barahari ni mutuze gusa narabivuze nta muntu ushaka kuzongera kuvuga izina rye cyangwa gutunga urutoki. ako kantu ariko nababwiye cano zavumwe nongera bisubiramo tuzihoreye barazumvise ubwo naba ngiye kuzamamaza. Niba komanteri ya mbere itangira igutuka kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma, wakagombye kujya kanyarira ugafata yitatu. Mu yandi magambo ni ikimenyetso cy'uko uri ikivume, uba waramaze kuvumwa, Imana iba yaraguciye. Ni ikimenyetso cy'uko uba wambaye igisuzuguriro gikomeye. Rero iyo ugiye ku ruhande ukabwira Imana uti Mana mbonye uko bimeze, mbonye uko ibintu bihagaze, inyeza ntunganya, Imana ishobora kukugarukaho, kandi iyo ikugarutseho ibintu byose bisubira mu mwanya wabyo. utubwiye ko umaze iminsi mu masengesho uri gusenga Imana. Ni irihe sengesho basengeraga bari abantu? Ni ukwihana. Ni ukwihana. Ni ukwihana bagasubira ku murongo, bagasubira ku rufatiro, Uwiteka akabagarukaho. Ntekereza ko ntago amasezerano yose Imana yabahaye yigeze asohora. Hari ayo bagitegereje. Ikintu kiri kumbabaza ni uburyo abantu bamamaje Yesu bakamugezaho yumva nawe avuga ati bana banjye, agatangira kubirata, ari bo bakase bakamwitura kumusebya no kumwandagaza. Icyo nicyo kiri kundya mu mutwe. Icyo ni kibazo natwe turagifite muri no minsi, kandi abantu badukurikirana bafite icyo kibazo. Uri gusanga bafite ikibazo bati ko umuntu ari guhaguruka avuga Imana neza, tukamwiza tukaba turi umuntu tuzatumukura amagambo meza y'ubugingo, ejo badaciye kabiri agahindukira agasubira akabundi wundi. Tuzizera nde? Tuzabona umukozi Imana tuzabona ari uwuhe? Ninde tuzemera ko ari umuhanuzi? Ninde tuzabona ko atumwe n'Imana? Ko bose bari kugira mu kibuga bakahita bahinduka abantu bizende ko muri kugera muvangavanga abantu. Ikibazo gihari namaze kukibona. Buri iyo utuje ubona ibintu byinshi. Hari umugore waje mu minsi yashize, ntabwo ndi buvuga amazina ye, hatondeka ibintu. Nekereza ko ninjye muntu ahari watanze komanteri nyinshi. Narumiwe ndibaza se uyu muntu bamuhaye iki, bamuhaye angahe, bigenze bite? Ndatangara ndumirwa. Reka mbabwire ikintu maze kubona muri umurimo w'Imana. Ntugakorera Imana ubiharaye. Uzagerageze ntuzaharare gukorera Imana, ahubwo uzayikorera ushingiye ku byo yagukoreye. Gira icyo uyikorera nk'uyitura mu byo yagukoreye, cyangwa se uyikorere kuko iguhamagaye, wumva uri mu muhamagaro wabyo. Ariko wibona abantu baje kuvuga Yesu, hanyuma nawe ngo utangire kubyishakishamo uze. Iki kibuga Yobu yagihagazemo, Elifazi acaho, Temani anyuraho, umugore we atihakana, Kereniya barapfuye, Girishoma barapfuye, Keziya barapfuye, Onesimo abarapfuye. Bibi bintu birebire. Umugore aramubwira ati yihakane wipfire. Iki kibuga cya Yesu ni ikibuga gisaba kuba yaguhaye amabwiriza. Yohana yagihagazemo ati mugende mumbarize niba hari iyindi, cyangwa niba ntawe tubimenye. Ni ibintu bikomeye. Petero ahagararamo ati nukuri kose uyu mugabo simuzi. Ni ibintu bisaba kuba ariyo ikuzanye. Tinya ikibuga Yosefu yahagazemo, abwira Mariya, aramubwira ati uyu mwana mushire nyina, undi ati dore nyina, undi ati dore se, baramuhererekanya. Iki kibuga gisaba kuba ukikuzanyemo yaguhaye amakuru, akagukomereza umutima, akaguha imbaraga, akaba ari ukuzanye akakwambika imbaraga. Rero iyo ukijemo wizanye ukavuga uti buriya ndabona runaka ari hiti, reka nanjye ngende, ubanza kano, utabanza kano ukabanza k'inyuma.
ntabwo iki kibuga ari ikibuga umuntu wese agomba kuza kwishimishirizamo. Oya, ikibuga uhagararamo ikakubwira ngo ni ukuri ndirahiye ntabwo uri busohorwe mu nzu, ahubwo noneho bikarangira ugiye gucumbikisha abana. Iki kibuga ni atansiyo. Aha harimo ijambo rivuga ngo ibi nabibabwiriye kubarema agatima nshatse nari kubikora ari ntacyo mbabwiye. Rero iki kibuga ikubwira ngo uyu mwaka nzagushyingira, ukabona umwaka urahise undi uraje ntabwo nshaka kuvuga muri iki kibuga mo hagati, ntabwo nshaka kuhavuga. Rero abantu barareba bakavuga bati aho inzu yabuze, reka ngende nshaka umunyamakuru antere kamera, ningira Imana bakanyaka nimero ndaba mbonye pasi ndaba ngiye, akaza akavuga Yesu wo muri garidiyene, wo muri pirimeri, wo muri segonderi, Yesu wo muri kaminuza ntaho bigeze bahurira, akamwitsimba. Ubwo nimvuga garidiyene ni hahandi umuntu aza ati jyewe nari umusambanyi, nywa agatabi, ntera kaci, akazamukira aho ngaho akaba aramenyekanye, ariko kuko kamera itigeze ipfa, ingeso itigeze ipfa, wajya kubona ukabona bihise biba expire, birarangiye. Kavuga uti uyu arangiye ate, uyu bigenze bite? Biri kumvikana, ariko abantu bo birabacanga. Iki kibuga nk'uko uri kuvuga, iki kibuga uyu murima urimo abakozi benshi, katubwiye ko ari abakozi benshi, harimo ibyimejeje, kandi muri aba bakozi bose uri gukora wese ari bwa ko yahamagawe. We ku giti cye niba ubizi niba atarahamagawe, we ku giti cye niba ubizi niba atarohejwe n'Imana, afite intego imuza, afite intego imuzanye ku giti cye twe tutazi. Ariko bari kubibona hanze y'umurima, hanze y'ikibuga, bari kubona ari gukina nyine atera ishoti, avuga ati uriya nawe yahamagawe, ari kuri lisiti bitewe n'amagambo ariko muvamo. turabamenya gute, turabwirwa n'iki ko bose kuza bavuga ati turahamagawe, tuvuye ku Mana iduhaye message zimeze gutya? Turabwirwa n'iki uhamagawe n'Imana ko ari ubizi ku giti cye? Ntago nahakana ko atari Imana ibatumye, ariko nyuma y'uko ubutumwa burangiye uramfite amahishurirwa menshi, nuko uyu munsi numva ashaka kwivugira ku mirimo ya Data wa twese uri mu ijuru. Ariko ari ikintu Imana yerutse kumpishurira. Imana iguha ubutumwa buhwanya n'iminsi 3, noneho wowe ukaza ukongeraho indi minsi ngahe 3. Ntabwo rero uzakora ibihwanye nuko watumwe mbere. Iki kintu maze kukigenzura. Ndasubiramo, Imana irahagurutsa umuntu ikamuha ubutumwa bungana n'iminsi 7. Niba iminsi 7 irangiye, uyu muntu agomba guceceka agasubira igorogota ku musaraba kubaza Imana andi makuru. Noneho nyuma y'uko icyo cyumweru kirangiye, we akagenda kongera agaterateranya ibindi bintu, akabigarura mu izina rya Yesu. Wafata ibya mbere wabihuza n'ibyo azanye ugasanga harimo intera ndende. Aha ngaha abantu badukurikirana ndabasaba kuba maso, kandi mukajya mu mwuka mugasobanuza Uwiteka. Hari abari kuzanwa nuko ubuzima bwanza, akavuga ati nyamara wajya muri social media nanjye nabona yo kwishura inzu, kandi bakibagirwa ko igikundiro gihabanye no kuba Imana igutumye cyangwa se uje gushaka ubuzima muri social media. Ejo nibwo nicaye ndavuga ngo kuki ntawe uri gukora ikiganiro adashizeho ifoto yanjye? Waye musitari nyine. Ni kubera iki? Ese mu gihe bizaba bibaye ngombwa ko ubutumwa bwa Theogene buhagarara, wenda izazana abandi, kigiye tukitegure. Ariko se muri kurya iki? Iyo mwatatse umuntu bikarangira Imana ihinduye ubundi buzima, mubigenza mute? Hari uwo narose ari gukomba isahane y'umwana, manitse ukuboko Uwiteka mane. Oya ntagohana. Mbona noneho urabona aka gasorori munywesha isosi muri kurya ubugari.
Imana yabanje kunyereka imbere ye hari isahane nini yagutse. Ndangije mbona namwaruriye imvange zoroshye, noneho mbona no kurya byamunaniye, ahubwo arimo arakomba ka gasozi. Atazishoboye. Mbona ageze ku rwego rwo gutunga abantu bajya kuri memory card ya njiga ebyiri, kandi yari afite iPad. Memory ya telefone aka kantu mujya ka disk ka memory nakumvisha kanjiga ebyiri, mbona nibo abantu asigaranye. Imana irambwira ngo abantu bamaze kumuvaho ko yarangiritse, yivanze n'abanyamahanga, arasayisha, ararengera. Nkunda kubwira abantu ngo iyo utarinze aho Imana yagukuye ngo hazigame uhafate nk'inshingano, ntushobora kuzamenya agaciro ka Imana ikugejeje. Abantu barangijwe n'iki? Barangijwe no gutakaza ahantu Imana yabakuye, noneho bakishimira aho bageze, ariko kuzirikana aho yabakuye bikabananira, bikabacika. Nicyo kibazo kiri mu bantu. Imana iguhanduye amavunja, urabijugunye. Imana igukuye mu kuragira inka z'abandi, urabijugunye. Wibagiwe ko saa 10 washiragamo reveye uri umukozi wo mu rugo, imodoka ikaba yamaze kozwa, wagomba gukoropa, icyayi kigomba kugera ku meza kiracyita ku murongo. Uyu munsi ugize abaja n'abagaragu, urabijugunye. Wibagiwe ko waryamiraga ikarito, urataye, urajugunye. Wibagiwe situation wabagamo, umuntu wese akwinuba, waseka bakabumba umunwa bagapfuka amazuru kuko ntiwari uzi no kwiboroza. Ibyo byose urafashe, ugize ute? Urajugunye. None Imana iguteye ijeke, ugeze kuri urwo rwego, utangiye kujya Dubai, utangiye kujya Amerika, utangiye kuzana imari, amakontineri. Reka ibyo byose ugize ute? Urajugunye. None se mutekereza ko Imana ntabwo irinda aho ibagejeje? Reka. Nta muntu Imana igirindira aho yamugejeje. Imana irindira umuntu aho yamukuye. Dusobanura kantu neza. Ndarisubiramo nta bwoba mfite. Imana ntikoresha imbaraga zo kukurindira aho yakugejeje, no. Imana ikoresha imbaraga zo kukurindira hariya utakiriyo. Buretse gato, hariya watinze niho Imana yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwawe. Hatanzwe ibitambo byinshi bipfa kubera wowe. Imana ntiyigeze ihunikira, ntiyigeze iryama, ntiyigeze isinzira. Hariya amahembe yarakumereye nabi, niho Imana yakoresheje imbaraga z'umurengera. Uyu munsi irakukuye mu butayu, kugejeje i Kanani, uvuye ku Gikongoro, uvuye ku Kibuye, uvuye Nyamagabe, uvuye Nyamasheke, uvuye Iryandinzi mu Ruhengeri, uvuye Nyagatare ka Gitumba, uvuye za Kiramuruzi, uvuye za Kabarore, uvuye za Kabarondo, uvuye za Muzuzu, urajura city downtown. Reka nawe utangiye guhindura demarshe, tangiye kwigira uwundi udasanzwe. No, iyo wataye aho Imana yakurinze, ntabwo ushobora kumenya kurinda aho ikugejeje. Uyu munsi turi mu ngaruka zo kwibagirwa imirimo y'Imana, nibyo bidukururiye umuvumo. Nta muntu watinyuka gucecekesha umwuka wera yibuka aho yamukuye. I know that is impossible. I never. Ntabwo bibaho. Umurengwe w'Abanyarwanda, umurengwe. Imana iragutabaye, urarenzwe. Urubatse, uvuye mu kavurivundi, uvuye kuryamisha abana mu ntebe y'amatera itagira umwenda, hari ubusafuriya bwari bwaraturumbutseho indi bakubera imyuko y'ubugari bwa buri kanya. None uyu munsi ugeze ku meza magari, amwukatisha akizengurukisha, urarura ifiriti, igitoki, amashaza, makaroni, inyama, umuceri,
ikirayi cyumutse ku ruhande, warangiza ukarenzaho deseri, warangiza ukitura Uwiteka kuza kuruka ku bantu b'Imana. Nta kindi kitutesha umuraba, ni umurengwe kamemo. Niki se mutabona? None uyu munsi guhaga kwanyu kubateye kuza kwataka abantu b'Imana ngo barasaze ngo ni imitwe. Ubwo mu gihe cyanyu rero namwe mwarayitekaga. Uwiteka iyo ushaka kumenya aho Imana ikugejeje, ubanza kuzirikana hariya yagukuye. Utazi yava ntashobora kumenya niyajya. Musi umuntu arakora inkuru, agakora ikiganiro, Imana iramuzanye, avuza Imana, umwe agatera kamera hariya, undi agatera indi hariya, undi agatera indi hariya, undi agatera indi hariya, warangiza ukibaza aba bantu mu gihe cyabo bari bande? Ese niki gitumye abantu bafata ibyo baziririzaga kuri bo ari umuziro, uyu munsi bikaba bitagatifujwe? Iki rero nicyo kitazatera Imana guceceka. Kandi abanyamuhamagaro barakomeje, ni ukuri kose, bari mu kazi. Yesu arimo aratereninga n'abandi, ntabwo ari twe twenyine. Uyu munsi nijoro nibwo nibutse, ndicara ahangaha mu ntebe muri salo, ndakodesha simbihakana. Kuba wanyataka utuye iwawe, icyo ni igisubizo cyawe, ariko sinshobora kwibagirwa ko hari naho nabaye hadafite ishusho. Niki cyatuma aka kanya nibishaka Theogene cyatuma ndengwa aka kanya hibagirwa ko nabanaga n'imbwa Gikondo Sejemu, hitura Uwiteka kuza gukora ibiterekeranye. Teraniro ryaratangiraga, Banyagikondo ndabasuhuje, ADEPR Sejemu. Rujurama niba ukiriho wubahwe, Mwarimu Karangwa, aho mwaba muri hose, Abanyagikondo Sejemu ADEPR ndabasuhuje. Korali Impanda mwubahwe, naryaga ari uko bakoze igiterane. Gosheni Herumoni, aho muherereye ndabakunda. Ndagira ngo twibukiranye ku mirimo y'iki? Y'Imana. Iyo wibuka, reka wenda se nuzanyemo aka kana. Iyo wibuka gusa, kwibuka gusa, wibuka gusa, nta mbaraga bigira. Ariko iyo uzirikana, bituma utongera gukora cya kindi wakoze ubushize. Kwibuka bigira agaciro iyo harimo kuzirikana. Impamvu wihana ngo Imana imbabarire, kwihana icyaha nkongera nkagisubiramo, nuko wakihannye mu ibanga. Iyo ukihannye ku kabarore, ugira ipfunwe ry'uburyo uzongera kukihana. Uyu munsi murihana muri envelope, muri biro, mushumba, hamusore ibyabaye. Ariko umukristo wa nyawe ushaka gusebya Satani akamwandagaza ku karubanda, yihaniraga kuri podiyumu, isi yose ireba. Mu materaniro, iteraniro ryose riri hari. Kuko uyu munsi icyo kintu cyakumariraga iki? Uravuga uti subu koko viziyo ninongera nsongera mpagarare hariya ahantu, bikagutera kwibaza, kavuga uti hoya ntabwo nakongera gukora kiriya cyaha, kongera guhagarara hariya ahantu byansaba imbaraga. Ariko sambana ni mu gihe, kuramo inda ni mu gihe, kuko ibyaha mwarabidekoye, murabitagatifuza,
ni viziyo baje bayita veni nge nayise viti vuba vuba. vuba vuba. Nushaka kumenya umuntu Imana ihamagaye ukavuga uti ko uyu muntu ari mu murongo Imana ishaka, uyu muntu uzamubwirwa n'ibintu bitatu. Icyambere, agomba guhagarara ku Mana ye yamuzanye koko, kandi Imana ikamushigikira bidasubirwaho. Nta muntu Imana yazanye urya indimi mu kuyivuga, ntawubaho. Hari ubu sereka mbabaza ikibazo mu nsubize. Hari umugore w'inzobe waje ati Theogene, uyu muhanuzi witwa Theogene yari yishyuwe, yari yaguzwe. Nza kumenya ko yari indaya muri Kacyiru, abana n'umuzungu biranga. Aho nahahise he? Rero kumukubitisha hahise he ntabwo ari byo. Uyu munsi umuntu yakora icyaha, niba ubu tuvugana turi isaha y'isaa 4 n'iminota 36, niba hari uri gusambana saa 8 akihana, ntabwo yabitumenyesheje. Tubona abantu bakora ibyaha ariko nitumenya aho babyihanira. Iki nicyo dukwiriye kwitondera, niho dukwiriye kuba dushishoza. Iyo ushaka kunkubitisha ko nashenye, ni ikimenyetso cy'uko uri umupagani, uraciriritse, yaba mu mwuka yaba no mu mubiri. Uri hasi cyane, uri dawuni, uri hasi iteka ryose. Iyo ushaka gukubitisha umuntu ahahise hiwe, kugarura ibyo twashinguye, kugarura ibyo twihanye, kagarura ibyo twakijijwe, uri umupagani pire wujuje ibisabwa by'abapagani. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera byose biba bishize. Icyo dukora ni iki? Twebwe ntabwo tujugunya amateka, no, ariko ntitunayonsa. Nta nubwo tugomba guhora tuyikoreye ku mutwe, no. Ntabwo duhora twonsa ibikomere, ntabwo duhora duhetse ubuzima bubi twabayemo, no. Twebwe icyo dukora turinda isomo twabikuyemo. Impamvu ntashobora gutana ni iyihe? Ni ukurinda isomo nakuye mu kubaho mu buzima nabayemo. Nijoro nicaye hano, harinda aha ngaha, numva nari mvuye mu mujyi, wenda reka nkoresha aka kantu. Ririya soko ryitwa ngo iki? Ubwo ndanaryamamaje. Narindi muri Golden Fashion, simbamamarije, nimwo narindi pe. Ndazenguruka nkuramo icyari kinjyanyeyo, murika hasi, ngwaye uburenganzira, ndashaka umurika iyi nkweto, uyifate neza, uyizamure. Ndashaka mbabwira impamvu y'ubuzima. Ndayipima, barambwira bati yitwa Intariyani. Isawa, murakoze. Nayisohokanye ari imiguru 6. Ubwo abazi kubara, fata inkweto y'ibihumbi runaka ukube. Ubwo nari mbivuze, reka ngezaho. Ndahereza Uwiteka icyubahiro.
noneho nibuka ndi Gikondo sejemu kuri ADPR, ngiro nsanga Emmanuel, niba ukiriho ndaza gutanga nimero yanjye mu kiganiro uzampamagare. Uyu ngiro nsanga Emmanuel niwe muntu wanyakiriye sare ya sejemu, ntiyari ipavomye, akanyigisha gusuka amazi hehe mu rusengero. Twari abadiyakoni batazwi, itorero ritazi. Abadiyakoni baza guprotokora urusengero, bagasanga urusengero rusutsemo iki amazi, bagashakisha umuntu wasutsemo amazi bakamubura. Twe twahembwaga nijuru, ntago twe twahembwaga n'itorero. Nta nubwo twashimwaga n'itorero, twe twashimwaga n'iki n'Imana. Urajya guha umuntu 1000 ugahamagara kamera 800 zigize umujyi wa Kigali, uraciriritse. Bibiliya iravuga ngo akaboko k'iburyo ni gatanga, ak'ibumoso ntikemerewe kumenya icyo ak'iburyo kakoze. Kugira ngo rero tumenye ko wakoze imirimo myiza, nuko tuzabona ingaruka z'ibyiza wagize gute wakoze. Reka mbabwize ukuri, uyu muntu sindi bumuvuge. Hari umuntu wavuye Bishenyi aza gukora ikiganiro kuri Ararume, nshaka ibara ry'inkweto yambaye ndiburira ubusobanuro. Naramuzanye mu miguru 3 y'inkweto nari mfite hano, nyishira mu ibag. None aka kanya niba iki kintu nkibeshye, Uwiteka mpindura incike, sinsigarane unkomokaho n'uyu n'ubu. Ndayipakinga nsanga niyo nzima mfite, niyo nziza mfite, niyikwiriye umuhanuzi, niyikwiriye umukozi w'Imana. Ndayipakinga ndayimushira. Yatuye ijambo rikomeye ku buzima bwawe. Ntago twigeze dushiraho kamera. Ngiye gusenga Igorogota ku musozi wa Bumbogo mu karere ka Gasabo, umuhanuzi arambwira ngo Imana igiye kugushumbusha ibyo wakoreye umukozi w'Imana. Uyu munsi tariki zingahe? 19. Itariki 18 z'ukwa 12 Yesu yanjyanye muri shop, yagukubiye. Haleluya. Ampereza imiguro y'inkweto 6 mu bagabo bambaye inkweto ihenze aka kanya muri uyu mujyi wa Kigali ndimo. Nta rugo natinya kwinjiramo urwarirwo rwose ruri mu Rwanda. Kamvuge ngo n'ubwa mbere iyo nkweto nanjye nyambaye. Izo ni ingaruka zo gukorera iki Imana. Namuhaye mu ibanga, Imana igukore ku mugaragaro. Nanjye Yesu we ahise abimpera ku mugaragaro. Dore ngiziraho zitenze imiguru 6 original ni ntariyaki. Nanjye njya muri kamera banyakira, ntakira nagaki kari akantu basunika mu kagare kabigenewe, baramerekeza bangeza kuri moto. Ndashimira Uwiteka. Icyatumye rero nicara ngatekereza si inkweto, oya, ntago ari inkweto Yesu yakoze n'ibiruta inkweto. Nahise ntekereza ndi Gikondo sejemu ngira umuguru umwe wa boda boda. Kwibuka Banyarwanda, mwibuke muzirikane imirimo Imana yakoreye igihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda. Umurengwe uteza amakuba, niba mutari mubizi mubimenye. Umurengwe uteza ibyago, umurengwe uteza ibibazo. Abanyamasengesho basengera igihugu, njya mbona abantu birirwa babira ngo bakunda u Rwanda. Nta n'isoni.
u Rwanda ni ku mutima, ntabwo u Rwanda ari muri social media bwebwe. Ntabwo ibyo bitwereka ko ukunda igihugu. Umukunzi w'igihugu akibitse ku mutima, yitabira umuganda, yishura mituweli, yishura umutekano, ari muri systeme, hagendana n'amabwiriza igihugu cyasohoye, yubahiriza amategeko, afasha umukuru w'igihugu kurinda itegeko nshinga rya repubulika, harinda ibikorwa remezo, harinda ibyagezweho. Mva umukunzi w'igihugu ntabwo yakuza kwirirwa udusakurisha, ujyana amatiku muri ribu, mwamubonye. Ntabwo bisobanura ko ukunda igihugu. No. Iyo igihugu gifite abahanuzi bari noromari, umwanzi ntabwo yakinjirira uko yishakiye, ntabwo bikunda. Abanyamasengesho baba tayari, ijuru rigatanga iki? Amakuru. Ingabo z'igihugu zikaba ready ku mipaka, zigacunga iki? Umutekano. Mu yandi magambo, iki gihugu kirinzwe n'imbaraga zikomeye. Imbunda iri tayari, amasengesho ari tayari. Ninde wadutera ngo adushobore? None niba mu mwuka twamaze guterwa, muhanuzi akataka undi, pasiteri agasenya undi, revera agacecekesha undi, pasiteri akabwira umuhanuzi ngo ceceka, iri rembo nimutaryitondera muzisanga ahantu mutigeze mutekereza ko mwahisanga. Ibi bishobora kutujyana mu ngaruka tutateganyaga. Uzi umusirikare ufite mashinigani, wambaye simoko, kamafure ku mutwe, butini ku maguru, wambaye impuzangano z'akazi, uri mu mwuka, Imana ikamusanga ikamubwira ngo mwana wanjye, dore umwanzi yarabonye icyu, hindukiza umututu w'imbunda ndi kumwe nawe. Aka kantu muze kukumva neza. Ariko uraje, umuntu aravuze ati nimwihane ibyaha byanyu, bati mwamubonye, ni inzara imuzanye, akeneye gutereta umudiyasipora. Nta makuru mufite. Nta makuru mufite. Niki maze igihe nibaza, buriya hari igihe nifata ngatuza, nkabanza nkasubiza ibintu ku murongo, nkatekereza. Uje wese kuki atunga agatoki mu badiyasipora? Ni iyihe mpamvu? Badiyasipora mube maso. Babaye iki? Bafite ikihe kibazo? Ubwo hari abaherutse kujya gufata uriya mugabo w'inyamata ntari buvuge, wivurira mu bya kinyarwanda. Baramubwira bati nta kuntu watugenzereza uyu muhanuzi witwa Theogene ntagire icyo azongera kwakira. Baha amakuru mutari muzi. Umupfumu wabuze amahoro ntayazaguha. Mwari mubizi? Iyo igihugu gitewe kikajya mu ntambara bahunga mbere. Aya makuru mwari muyafite? Umugisha atihaye ntawe yaguha. Ariko Uwiteka afite byose mu kuboko kwe. Yapfumbatuye igipfunsi kimwe gusa, ahaza kwizera kw'abari mu isi. Bibiliya iravuga ngo nuko kwifuza kwacu guhazwe nawe Mana. Ntabwo rero ushobora gusenya umugisha Imana yageneye Theogene ngo biguhire. Ntabwo byakunda, ahubwo uzaseba. Ariko kuri jyewe ubuzima buzakomeza. Imana izongera ahubwo. Hari impamvu uyu mama w'umukongomani bavuga ngo nagiye guterura y'intebe kugira ngo musengere. Imana izabahana kandi yihanikiriye.
muzaze mbarangire aho atuye. Reka mbarangire, atuye kuri Fawe mo hariya mo hagati. Hari cano nigeze noherezamo nimero ze muri commentaire ndazandika. Ibi mbivugiye iki? Ni ukugira ngo abantu batajya bumva ibintu muri social media koko bakagira ngo ni iki, ni ukuri. Ntabwo nashakaga kubisobanura. Niba uri umugorekazi w'umuhanuzi usenga Imana, dore ukuntu Satani ari mubi. Wowe ujuje gusebanya aho kuza uje kuvuga Yesu, byibura ngo n'icyo gihumbi ugicyure. Hari kamera yagutumira hano mu Rwanda, hano muri social media, hano mu mujyi wa Kigali. Ni ukuri kw'Imana ntibaguhe n'itike, ahubwo igisebo wari ufite kikikuba 7. Umva ukuntu dayimoni ari umugome. Ziriya cano ziravumye, nongere mbisubiremo, ziravumye 100%. Ushaka gusebanya nizo yicaraho, ushaka kuvuga ibishegu nizo yicaraho. Twebwe rero nta mwanya dufite wo guterana nabo amagambo, wo gusubirikanya nabo ibyo barimo, bitegura ingororano zabo. Nta muntu wanyirukana muri social media. Kontra yanjye na Yesu nirangira zakomeza nkore n'ibindi. None ko nari maze igihe ncecetse, mwari muzi mpugiye mu biki? Ndashimira Imana. Rero uyu munsi numvaga nshaka kwivugira ku mirimo ikomeye Uwiteka Imana yakoze. Sibyo? Imana yarantabaye, intabara ku rugero njyewe ntatekerezaga. Hano twicaye imbere y'izi kamera turavugana n'isi. Banyarwanda, nshuti z'umusaraba, abakunzi b'Iriba ry'Abera TV, abanshigikira, abamfasha amaboko, abambaza uko meze, ndagira ngo mbibire ibanga rikomeye. Iyi Mana ntizahwema ku ntore zayo ziyitakira ku manywa ndetse na nijoro. Nagiye Nepo, bampa agatebe ndicara, ndipima, ndigera, bamfashe neza. Imana w'umugisha. Haleluya. Noneho narina nigende, barambwira bati reka umukozi w'Imana ntago wagenda utaduhesheje iki, umugisha. Nibuka boda yo kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Gilbert niwe wari warampaye agashati k'igitenge. Sharire, niba ukiriho uzampamagare ndakwinginze, nkeneye kumva ijwi ryawe. Ubuzima buragenda burankubita. Mama Janti, niba ukiriho, Imana izaguha umugisha. Nari kavuza nduru Karugira, ndi reveye, abantu bakiryamira bakavuga ati wa muntu usakuza ubwo atari yavuga mwiryamire. Ninjye muntu watunze imyate mu mujyi wa Kigali, nkaterana iteraniro rya mbere sejemu, ngaterana irya kabiri, ngaterana irya gatatu ry'igiswahili, abandi bataha nkavuga ngo ariko Mana niba atari ibanga Theogene ngewe ntashye he. Ngasenga amasengesho y'ubupfu yo kuvuga ngo Mana umbabarire iteraniro rye kurangira. Hanyuma se iyo ubona batuye kabona hajemo amatangazo, igikurikiraho si ijambo rivuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe none n'iteka ryose, bakagerekaho ngo amena. Itangazo rya nyuma musuhuzanye. Hanyuma ukabona umwe yuriye moto, undi nako ntacye muri Benz, undi muri ntuza, undi muri ntuza, undi muri ntuza. Ukajya kubona ukabona ku rusengero hasigaye inama y'abadiyakoni, komite ya korari runaka,
abandi bantu bari buhure, Theo ngasigara mpagaze nk'ipoto. Ariko uyu munsi ndashimira Uwiteka, barasoza amateraniro nanjye nkavuga ngo ndatashye. Ninjye muntu wa mbere muri Kigali wari uzaho ibyumba by'amasengesho biba. Ejo utazabona umuntu asenga kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ukamwibeshyamo ko ari ugukizwa cyane cyangwa gukunda Imana cyane. Oya, hari nubwo abadafite haba nshuti yanjye. Rero nubona umuntu ari gusinzira mu iteraniro, mwihorere, birashoboka ko ari bwa porofise gusinzira, ahubwo mufashe umushire ku ruhande asinzire neza. Iyi si yaradukaranze iratubabaza. None niba udashobora kwibuka imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe, iragutabaye, igukuye muri ubwo buzima, urambutse, iguhaye visa, ugeze muri Amerika, uhisemo guteruranya ababyeyi kugira ngo usambane udateganya kubyara. Nicyo umwituye muri Amerika. Ugeze i Burayi, ngaho mu biyobyabwenge, utangiye gusebya igihugu cyawe, kandi ugeze muri Amerika, ugeze i Burayi, ugeze London, ugeze ahandi hantu runaka, nyamara ku gisekuru aho wakuye umugisha ukugeza muri Amerika ntushaka kuhaha agaciro hakwiye. None wifatanije n'abakobanyi, wifatanije n'abatizera Imana, ntushaka kwitura Uwiteka wagukuye mu kazi ko mu rugo, bakugereranya n'isafuriya, bakubwira ko utaruta igikombe, isukari bakayikugerera, ugacungana n'ibisigaye ku meza. None utangiye kugira inganda, ushinze inganda za Prudence. Chano yawe niyo kwamamaza ubutinganyi n'ibindi bisa nabyo. Hari icyo wari ukwiriye kwitura Uwiteka. Uyu munsi twicaye tugasubira inyuma. Banyarwanda, mwibuka ibitebo by'amafumbire, ntago duciriyeho iteka bakibyikorera. Niba hari ikintu cyari gikwiriye guhenda mu Rwanda ni isuka. Igikoresho cyitwa isuka cyubahwe. Niba hari ikintu cyari gikwiriye kuba gifite agaciro gakomeye ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi umuntu ntatinya kurisoma agamije gushaka uwasambanya. Niba umuntu aje akajya kuri kamera runaka akavuga ngo nibishaka Theogene yarongoreraga abantu mu gishanga, koko tutabeshanye, yaba uri ubwenge, yaba umupagani, yaba umupfapfa, yaryama mu gishanga. Ikikwereka rero umuntu warangiye nuko atazazanwa n'ijambo ry'Imana, ahubwo akazanwa no gusebanya. Noneho nawe ugatinyuka, uri umunyamakuru, ukimara kumwumva ngo ukeneye content, ukeneye views, ukeneye like, ukeneye kuzamura channel, ugatinyuka ugatera umuntu kamera uje gusebanya. Uratinyuka. Bakubwira ngo wararangiye ugatukana, bakubwira ngo channel yawe iravumye ugatukana. Niba utavumye n'ibikorwa byawe bivumye, umuntu ukimara kumwakira ntekereza ko mubanza kubashira inyuma ya kamera, mukabanza kubabaza ibibazanye. None ushimishijwe no kwakira umuntu uje gusebya undi, uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, uri revera pastori, ufite umusaraba ku rutugu, uratinyutse wakiriye inshinzikazi, inkozi y'ibibi, umupagani rwimbi, uje gusebanya, uteye kamera ngo aje kugwa ngo umuceri uramenetse. None hari nibyo nabonye ngo ni ubwino. Uyu nyiri ubwino niwe wahoraga ajya kusaba umuceri kwa Pastor Mutesi.
njye nta miceri mfite nabaha ngo muceceke, mubwejagure igihe kizabacecekesha, nta mwanya njyewe nabona. Miceri yarahenze kandi niyo itahenda, nimutihana muzabona ishyano. Uyu munsi wibutse aho Imana yagukuye ni ikimenyetso cy'uko hari n'ahandi uteganya kugera. Kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, ibishegu gusa, nta kindi kibabamo. Ese tujye inama nk'abakozi b'Imana. Warigaruye, Imana ntiyakugarukira? Ese warihannye, Yesu ntiyagutabara? Waciye bugufi, ntiyasubiza ibibazo ufite? Witandukanije n'abanyamahanga, ntiyasohoza amasezerano mufitanye? Nawe rero yarabaretse, abahimisha kubasheshenga. Ni ukubwejagura gusa, ibyanyu ni urusaku. Bibiliya iravuga ngo nuko nimugarukira Uwiteka, nawe arabagarukira kandi abafitiye imbabazi nyinshi. Ndashimira Uwiteka. Ndibuka nimugoroba nagiye kuryama, binsaba kwidunda 3 ku buriri. Ni ukuri rwose, byansabye kwidunda inshuro 3 ku buriri. Nari nibutse iki? Ikarito y'igikondo. Ndavuga ngo ariko Mana, ni njyewe uri kuri Dodoma ya puse 25, injye uryamye kuri Ribuyu, ni njyewe hejuru y'ikarito y'igikondo, nanjye ndyamiye matera, ndamanuka ku gitanda, ntereza Imana icyubahiro. Nari nibutse iki? Aho Imana yankuye. Ndi ku meza, nibuka njya muri puberi iri igikondo hano munsi y'isoko rya Kigarama, kuri Ecole Zairwaze, abantu murahazi, habaga puberi. Njyamo ndayizenguruka nshaka icyo ntoramo ndakibura, kuko Imana yari yakinze. Nibutse ko ngiye kurya, ntavuye muri puberi, ntawe nesikorotse, ntawe nabeshye, ndamburira Imana amaboko. Niba ushaka gutera imbere inshuti yanjye, gerageza wongere wibuke imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe. Natondetse ikoti rya mbere, mfata irya kabiri, mfata irya gatatu, nyajyanye muri dayikrina kuyahanaguza. Nibuka ko nafurishaga umugwegwe. Ndavuga ngo Mana, ni Theogene umuhungu wa Leya Mukankubana, umwana wo Mukabaguma wavomeraga imvuzo, ugiye muri dayikrina. Numva nongeye gutinya Imana, numva nongeye kugira ishyaka ryo kongera kuyivuga kandi bundi bushya. Numva nongeye kuyikunda, numva amavuta arongeye yaramanutse. Ikintu rero kitwangiza ni kimwe, ni ukwibagirwa imirimo ikomeye Uwiteka Imana yakoze ku buzima bwacu. Bakozi b'Imana, ese mwaba mwibuka mujya gusengera abo twitaga abakire, wagira umwaku ugasanga ni ku makaro, ugomba gukuramo inkweto, ukibuka isogisi warihinnye ukaribindira mu kirenge. None uyu munsi urashiramo sitopa, uyu munsi urambara uko ushaka, uyu munsi baragutumira ukurira indege. None bitwibagiza amateka y'aho Imana yadukuye, bitume tuza gutukana, bitume tuza gucyurirana, bitume tuza gushinyagurira Uwiteka wadukuye muri ariya mateka, bitume ducecekesha umwuka wera, bitume twibasira umurimo w'Imana. Ibi bintu murabona nta ngaruka zizakurikiraho. Mwibagiwe ko mwiyogosheshaga inzembe? Siko mwababyeyi mwibagiwe hari agakanta ka 300, murakibuka? Ukagakubita mu mutwe,
izuba ryavamo kagashoka ugasanga imikori yamanutse. None uyu munsi urinjira muri salo ushaka, urashiraho direde, urashiraho design ushaka, wituye Imana kuyihenuraho. Reka mbabwize ukuri, munyumva uko mushaka, nateza agahanga amabuye maze kuyamenyera, sibyo? Naje muri social media nzi ngo ni amahoro, nzi ngo ni hamena nk'izo dutera mu rusengero, nzi ni haleluya nk'izo twikiriza mu rusengero. Ntabwo nigeze nitegura ko nzahuriramo n'ingirwa abakozi b'Imana n'ingirwa abahanuzi abari bo banyakiriza imijugujugu. Theogene Mariki kuki yidegembya? Ego nyagasani. Iyo ushatse kwerekana ko ribu nta kimaze, itabona, nta kikora, niho menyera ko uciriritse. Nagira ngo mbamenyeshe, bariya bagabo b'Imana barasenga, baradukurikirana, badutega amatwi, ni abakristo bamwe muri bo, bubaha Imana. Ntabwo rero ari wowe utanga amabwiriza ribu igenderaho. Uraciriritse cyane. Wihangane kuba aka kantu nkavuze. Hari umugore umwe mu bagore b'abastari bigeze bankoraho ikiganiro, kiyerura amazina ariko umuhanga ariyumva, aravuga ndaceceka. Ariko iby'Imana yari imukoreye ntekereza ko atazongera. Sinashimishijwe nabyo, ariko ntekereza amaguru yari yakuyeho. Iyo ushaka gushigikira mwene so, ntabwo uza muri buriya buryo. Uramuhamagara ukamubwira uti Theogene we, tega akamoto uze tuganire, dore ikibuga nakigutanzemo ariko uramenye. None nawe uratondagiye. Sinigeze mbona umusiramu wanyatatse, sinigeze mbona shehe wahagurutse, sinigeze mbona padiri wahagurutse, sinigeze mbona umudivandiste wahagurutse, sinigeze kubona nyirikabare waje tutadutwara abakiriya. Reka abitiriwe izina ry'Imana bigeze gusogongera ku Mwuka Wera, nimwe mwampagurukiye. Ariko sinatinya kubabwira ngo uyu munsi muri mu ngaruka z'uko mwavuze Imana mwarangiza mukayihindukira mukayisebya. Rero mwihangane, hari n'abari bujye mu muhondo, abandi mukajya kugura shisha kibondo. Kubera iki? Imana yamaze gukupa amazi n'iki n'umuriro. Iyo uvuze Yesu neza, ukamuvugira ibyo yagutumye, akora ibintu utigeze utekereza. Yesu aguhuza n'ukwishurira inzu kuko wavuze Yesu neza, kuko azi ko nta handi ukura. Umuntu akaza ati aba bana bawe ndashaka kubarihira umwaka bakiga, kuko wakoze icyo Imana yashakaga, ibonye nta kintu yakwitura. Yesu adufatira ahakomeye ahoroshye tukirwariza. Umva uko ateye. Yesu agufatira ahakomeye ahoroshye, nawe akaguha ubwenge bwo kumenya uburyo uhagenza. None uyu munsi mubaye abakomisiyoneri, mubaye ibibindi biri mu busa, mwaramamaje ubutumwa bwiza. Ese muhindukiye mukagarukira aho ngaho, iyi Mana ko ari inyembabazi ntabwo yakwigarura? Umuntu arapfukama, ni Revera Pastor ati Imana imbabarire, abo nahemukiye, abo nagushije, abo nishe mu buryo bw'umwuka. Urakasura garutse, uratinyuka ngo uyu mugabo afite imbaraga akorana nazo kubera washonje inzara. None aha ndambuye ikiganza cyanjye n'imbaraga z'Imana zikorera muri jyewe.
Imana idukiza inzara. Imana ikiza abakozi b'Imana inzara. Inzara ituma wivuguruza ku byo wavuze. Inzara iraguhemuza. Inzara iragusebeje, ikwambuye igarade ry'uburevera, ubaye marine mu mwuka, urarindagiye, urapfapfanye, urarangiye. Kubera iki? Inzara. Niba Theogene akorera Imana, izanca akaguru kandi gacire habi. Kubera iki? Inzara. Rero nagira mbahishurire ibanga. Abo mwibaga barabamenye. Kandi reka mumpagurukire nta mugayo. Je nta nuwo narenganya. Naje mbafata ku munwa. Naje mvunira mu mavi. Naje nkubita hababaza. Aba diaspora banyu rero bafungutse amaso, barahumutse, ubu basigaye baha uw'umwuka yababwiye. Mwarabimenye? Akakwandikira ati mukozi w'Imana numvise nkozweho. Inzu bamuyishyura ngahe naya. Ndumva nshaka kukwishyurira amezi 3. Umva Imana. Wayumvise? Ariko gitangira, irambwiye ohereza miliyoni, abakuroze n'abahanga, ibi bintu ngomba kujya kubitaburura do. Barahumutse bacyanye ku maso, ubu bari mu mwuka, bararegeye, bameze neza. Niyo mpamvu rero kamera mugiye kuzigurisha mu cyamunara, muzigurishe makeya. Kubera iki? Hazarya umuyutubazi Uwiteka yatunze inkoni. Kamera zarafunzwe kera cano zararangiye kare, mubigenzure neza muraza kubibona. Ikikwereka ko mwarangiye, nge mbanze mbaye ikimenyetso kibareba mwebwe. Ni ugutangira inkuru ku muntu umwe, inkuru ikagenda igakubita ukwezi, igafata amezi 2, igafata amezi 3. Muzasubire kwa Siya, kwa nyakwigendera Theogene. Ntiyabatunze. Urupfu rwa Theogene rwarabatunze. Murarya, muzana indaya, mushaka kumuharabika, muzana inshinzi, mushaka kumwandagaza, mujya guhiga ibipfu byapfuye kera, muraza murunda ku macano yanyu ngo dore undi mwana watewe ubonetse. Abo bana mutazaniye nyakwigendera kiriho ngo abashire mu zindi nzahuke, muzabona ishyano. Muri ibivume sintinya kubivuga. Umwaka umufite uzabakurikirana, ubazonge, nimubona hari ikintu mugezeho muzanyivuna. Mwakoze amabara, mwararengereye, mwaratanye, dayimoni yarabashutse, Satani arabangiza, abateza isi, mwararangiye. None muti ubwo topic ya nzahuke irangiye, reka twatake uyu muntu uje witwa Nibishaka Theogene. Umwe muri mwe yarabyivugiye asaba imbabazi, avuga ati rero muze duterane twige kuri uyu muntu watwatatse. Uyu muntu avumbutse, mucana umuriro mugira ngo muranzimye. Yaza kuba ari Theo wizanye, mba nararangiye kera kuko mwaje nabi, ariko kuko kuboko k'Uwiteka kuri ku buzima bwanjye. Ntago wanyirukana kuri kamera, ntiwanyirukana. Noneho rero ubu nibwo nje, ngiye gukora muzimye, ngiye gukora musinziriye, ngiye gukora mucecetse. Ubu nibwo ngiye kuyivuga neza. Bibiliya yivuze ngo iki? Umuraba ukomeye, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka abiri hejuru kandi abirusha imbaraga. Mwampagurukiye mugira ngo nakana mugiye kumokera gahite gaca. Oya, twamokewe n'imbwa nini, tumokerwa n'ibibwana byabyo, twamokewe n'imisega, twamokewe n'imihambwe, twamokewe n'imitimbwe, twahuye n'imimbweti, twahuye n'izayura, twahuye n'izimoka amajwi ntazive mu kanwa, twahuye n'ibitontoma bifite iki? Imbaraga. Ariko tumaze kumenya neza imirimo Uwiteka yadukoreye tutashoboraga kwikorera,
adukorera ibyo tutari kwimarira, atugeza ahantu tutatekerezaga, atugaburira ibiryo twumvaga mu makuru, atwambika imyenda twumvaga icyizere cyayo. Hari ubuzima twabonaga abandi barimo tukumva twe bitatureba, twabona abantu batega imodoka ziri prive tukumva twebwe ntabwo tubyemerewe. Uyu munsi turashimira Uwiteka wakoze ibyo tutateke. Ibyo nibyo biduha imbaraga zo kumuvuga neza. Iyo ndebye ukuntu nambaranaga na mama, uyu munsi nkaba mpinduranye imyenda, icyo gituma muvuga neza. Iyo nibutse Rugabire, imyate nshiramo ubuvuta bitaga topusi n'utundi bitaga rayisi, ibyo bituma muvuga neza. Iyo ndebye ko nanjye mfata telekomande, ngafata gitari, narangiza ngakoramo, nkabicuranga uko numva mbyumva, byaterwa n'uko mbishaka. Haleluya. Niba narakoreye Yesu, mfite telefone ihaditsemo igipapuro gipima nk'ikiro, nkayihambiriza fimbo 8, utambazaho itushi riri, naba ndi kuvugana n'umuntu nkagira ngo umuntu aracyahari, telefone yazimye kera. Uyu munsi nanjye ndi kuri Android. Iyi ni imirimo y'Imana, ntawe niyemeyeho ahangaha. Ibi ni ibikorwa Yesu yakoze. Hirya ya fimbo ntago nigeze ntekereza ko nafata kamoni 20, ntago nabitekereza. Hari n'izindi noneho ziri mu nzira, noneho umushiha ubashihurire rimwe. Imirimo y'Imana, iyo ni imirimo y'iki? Y'Imana. Hejuru ya za Bibiliya muzi utamenyaga ubwoko bwayo, warwanaga n'urupapuro, ubwo bagasoma imirongo, wowe ugacece kukabumba bakagira ngo ijambo bari kwigishurize mu mutwe. Kubera iki? Impapuro zararangiye. Uyu ni Kristo. Nkazansuye ubundi mukabwejagura mwaransuye. Imana ibagiriye neza mu izina rya Yesu. Kw'intebe nizo kwa Kongomani barakubeshye. Yesu yarambwiye ngo mwana wanjye, nyuma yo kwicara ku idebe, kicara ku njerekani y'ikibundi nayikase ya usa, nzakugirira neza. Uyu munsi rero mwihangane, ni isezerano rya Theogene riri gusohora. Ayanyu ntiyasohoye ncecetse, hari uwo natatse mu gihe Imana yabatabariyemo. None niba Yesu akanze buto yo kuvuga ngo Theogene mwana wanjye, iki ni igihe cyo kukwibuka. Mwagiye kwa Sarongo kuvumisha ibiganza byanjye, nukuri ntago byavumwe, nukuri rwose pe, naba mbabeshye. Ahubwo iyo munyatatse nibwo Yesu akora icyo mudatekereza. Uwo ni Kristo. Uyu ni Kristo. Hanyuma mu minsi itarenze ukwezi, izi cano zose nzazihamagara, hari aho zizansanga, mbabikiye ikintu. Byibura wenda muzabona icyo mucuruza. Mwemere ko mutagishoboye gushaka amakuru. Mwemere ko bamwe mu bayutubazi muri mu Rwanda nta content mugira, ntacyo kuvuga mufite, ntacyo mugira mubwira isi, ntacyo. Mwemere ko mwarangiye. Dore rero mbakorera umuti. Va ku giti dore Imana. Va ku giti dore Imana. Subira hariya. Hariya hasi. Subira kuri Rugabire utekereze Yesu. Subira kuri boda wongere wibuke Yesu. Subira ku kimene cy'inyanya wongere wibuke Yesu. Subira ku mamininwa y'ibishyimbo bimwe mwita mitiyu wongere wibuke Yesu. Subira ku mifungo y'ibijumba wongere wibuke Yesu. Subira ku ntoryi zitukuye wongere wibuke Yesu. Subira ku bugari uburisha ubundi bugari wongere wibuke Yesu. Subira ku gikoma kitagira isukari wongere wibuka Yesu. Ongera wibuka ikarito wongere utekereze Yesu. Hanyuma numara gukusanya imirimo Yesu yakoze, ukayegeranya neza, ukaza kubona aho Yesu akugejeje, uraza kumenya Imana ukuntu iteye. Rero ndabashimiye, ariko ntago nahaguruka
ntabahaye ijambo ry'umunsi. Ndagira ngo nsome ijambo rigufi, ntago ngiye kubwiriza. Numvaga nshaka kwivugira ku mirimo ikomeye Uwiteka Imana yakoze. Niba wumva ufatanije natwe kwibuka aho Imana yagukuye, wandike muri komanteri ushima Imana. Kandi niwumva umwuka aguhata gushigikira umurimo w'Imana, ntucike intege. Kandi niwumva ntacyo umwuka kwemeza, wicecekere, nta rubanza ruri ku mutwe wawe. Dusome ijambo ry'Imana, Gutegeka kwa kabiri ibice 7. Titiri iravuze ngo bategetswe kwitandukanya n'ayandi mahanga. Ndasubiramo, bategetswe cyangwa se bategetswe kwitandukanya n'ayandi mahanga. Intego y'iri jambo iravuga ngo hari umuntu mugendana ukazapfa utikamiye n'ay'umuyenzi nk'uko babikwatuyeho. Uzatinya umuntu kugerera mu rugo, akarima k'igikoni kakera inyabarasanya, warateye pinari, warashizemo karoti, warashizemo amoko yose y'imboga, ariko umuntu akakwinjirira mu buzima rwose, sinkubeshe, no mu buriri ukibaza niba uri umugore, niba uri umugabo, niba uri igiki, bikagucanga. Hano rero titire iravuze ngo bategetswe kwitandukanya n'abanyamahanga. Mu yandi magambo, itandukanye n'iby'Imana itagukeneyemo ubone amahoro. Ku murongo wa mbere, Uwiteka Imana yawe nimara kujya mu gihugu, nimara ko kujyana mu gihugu ugiye guhindura, ukirukana amahanga menshi imbere yawe, Abaheti, Abegirugashi, n'Abamori, n'Abanyekanani, n'Abaheferezi, n'Abahivi, n'Abanyayebusi, amahanga arindwi akuruta ubwinshi, akurusha amaboko. Kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyakugabiza ukabatsinda, uzabarimbure rwose. Ntuzagire isezerano usezerana nabo, ntuzabababarire. Rekera Imana ishimwe. Numara kuvanamo bodaboda zaboze, numara kwegera ameza nawe utagisabiriza, numara guhindura ubuzima, Uwiteka naramuka kukoreye ibintu bishimishije kandi bikomeye, uramenye ntuzakora ikosa ryo kuzagira isezerano n'abanyamahanga n'inkozi z'ibibi. Ni gute utinyuka gutera kamera ukakira umuntu uje gusebya mugenzi we kuri cano y'umuntu witwa ngo ifite izina ry'iyobokamana? Imana y'amahoro itugirire neza. Ndabasabira nanjye nisabira kutarengwa, kutirengagiza imirimo ikomeye Uwiteka Imana yakoze ku buzima bwawe. Ndagira ngo rero duce bugufi twubaha Imana. Waribagiwe, bigutera kwifatanya n'abanyamahanga, wicaranye n'abakobana, wirengagije imirimo ikomeye Uwiteka yakoze ku buzima bwawe, bigukururira gukora ibyaha, bigukururira umurengwe, bigukururira ibibazo bikomeye. Garukiraho nshuti yanjye, ndagira ngo wihane. Ukimara kumva iki kiganiro, upfukame aho uri, ubwira Imana ngo Mana, nibutse imirimo ikomeye, nkusanije imirimo yose Uwiteka Imana yakoze ku buzima bwanjye, none Uwiteka uramburiye amaboko. Hanyuma umutima wawe ugabanye ibinure, ugarukira Uwiteka, nawe aragira ate?
arakugarukira. Ijambo ry'umunsi riri mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 ibice 7 umurongo wa 1 n'uwa 2. Uwiteka Imana atugirire neza. Munyemerere duce bugufi twubaha Imana dusenge. Ndabakunda kandi nukuri abakomeje kunshigikira. Uwiteka Imana aduhane umugisha. Ndagira ngo mbere ko senga naturira ijambo, sabiye umugisha umuntu wese wagize icyo akora ku buzima bwanjye, uwantwaje umusaraba wese, ari uwangaburiye mu gihe cye, ari uwampaye 1000 cye, ari uwampaye 5 isaze, ari uwambwiye ati komera, ari uwambwiye ati ndagusengera, none aha ndagira ngo nature umugisha ukomeye. Ntugasabe utazaguha, ntukagire ubutegera amaboko atakwitayeho. Imana izagutera inkunga kuva uyu munsi ukimara kumva iki kiganiro kugeza mu zabukuru. Abana bawe bazashize nk'imikindo y'i Lebanoni. Imana izabaheke ibageze ku mwuka wa nyuma none n'iteka ryose. Amen. Data, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana kubw'imirimo wagiye ukora ku buzima bwawe. Twabonye ibitari bifite ishusho, ubiha ishusho. Nta byiringiro by'ubuzima twari dufite. Twabonaga abandi barya, twe tukibaza icyo tuzira. Twabona abandi batashye, twe tukibaza aho dutaha. Uyu munsi twibutse imirimo yawe. Uyu munsi twatekereje imirimo yawe. Twongera kwibuka aho wadukuye. Turavuga ngo izina ryawe nirihimbazwe. Mana, ibi nibyo bidusunikira mu kongera kumva imirimo yawe. Mana, ushirwe hejuru. Waratuzuye, wadukijije imyate, udukiza inda. Uyu munsi wahinduye ubuzima bwacu. Nubwo isi idukurura cyane, ariko uracyari Imana y'abakwiringiye. Mana, sengeye abari aho twahoze, kuboko kwiza kw'Imana kubakureyo. Imbaraga zawe zitabara abantu bawe. Mana, uhindure ubuzima bw'abakwemera mu izina rya Yesu. Uwiteka, ntago nasoza iki kiganiro ntasengeye itorero ryawe ADEPR. Mana, ndayizamura mu mbaraga, mu kirere cy'amasengesho, mu mbaraga z'umwuka wera. Dufite ibyiringiro ko tuzongera kumva ijwi ryawe muri rusange. Dufite amatsiko yo kongera kubona abapantekote batera haleluya. Dufite amatsiko yo kongera kubona ADEPR basirimba, ADEPR babyina, ADEPR barekura umuziki bagahimbaza Imana. Tukongera kuzura umwuka we. Aya matsiko turayafite, ariko dufite ibyiringiro uzaza ntuzaceceka. Haleluya. Kandi dufite ishanihirwe kw'ingoma yawe Mwami uracyayicigatiye. Ntabwo uraneshwa, ntabwo uratsindwa, nta manda ugira, ntiwashyizweho n'amatora, nta komisiyo ikumanaginga ibaho, nta biri gushinzwe. Uri Imana kuva ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere. Ngo hamagarira mu mujyi wa Kigali, mu murwa mukuru w'igihugu. Ndasenze Mana, iri torero rigeze aho umwanzi ashaka, rigeze aho abazimu baryishima hejuru. Ariko ndasenze ngo ukuboko kwawe Mana kurwaniye intambara ya ADEPR. Ni wowe ujya ukuraho abantu igisuzuguriro. Ntabwo wadukura muri bodaboda hanyuma ngo gukuraho iri zina igitutsi bikunane. Twarakubonye Mwana, twabonye imirimo yawe. Nta wagushidikanya kereka uwabishaka ku bushake. Niyo mpamvu usenze iri torero urikiza igitutsi, urikiza igisuzuguriro. Ndarihanuriye mu izina rya Yesu. Umwuka wera w'Imana amanuka rirwanirire. Ibitavuga Imana mbikubitiye kure. Abazimu n'abadayimoni ndabasenyesha umusaraba wera we. Ntabwo dayimoni yaryivovota hejuru hanyuma ngo abahanuzi b'Imana dukomeze guceceka. Ndasenze Mana, tabarira itorero. Ujye muri korari utabare, ujye muri biro nyobozi utabare. Nsengeye inama nkuru ya ADEPR. Ndavuze ngo ibidatunganye byose, ibitemera umwuka wera, ibyo utazanye, igiti cyose kitatewe nawe, ndavuze ngo mu izina rya Yesu ntuhweme kuri iri torero Mwana. Ntutuze, mwuka wawe ntaceceke. Dukeneye kongera kuguhimbaza.
mfite amatsiko yo kongera kubona abapantekote kaze bakindikije bashizemo ibitenge bakenyeye mu masengesho yo mu mibyizi barimo bakuvuga neza. Mfite amatsiko ma ndakunyotewe dadi, ndakunyotewe papa, mfite amatsiko yo kongera kubona abahanuzi b'Imana basirimba mu rusengero. Mfite amatsiko mwana, kandi nizeye ntashidikanya kuri bunsubize vuba bidatinze. Sinjye njyenyine wikoreye uyu murimo, hirya hari ibihumbi 7 biri gutaka hirya no hino. Wumva amarira yabera umanuka utabarira itorero, umve gusenga kw'abakubaha umanuka utabara ubwoko bwawe. Mana sengeye amatora y'umukuru w'igihugu ya 2024, nta mvururu dushaka, nta terabwoba dukeneye. Uhagarare ku mipaka y'igihugu cyacu, uducungire umutekano. Ingabo zacu ma komeze kuzuha ubwenge n'ubundi bumenyi, bakore ku maso barebe. Sengeye guverinoma y'u Rwanda, mwuka wawe wera amanuka ahagarare mu gihugu cyacu. Twabonye byinshi, hari ibyo tudakeneye kuzongera kubona. Amatwi yacu yumvise byinshi, hari ibyo tudashaka kumva, hari ibyo twagiye tubona n'amaso yacu. Turavuze ngo ikirere cy'u Rwanda ugitwikiriza ukuboko kwawe Mana. Ngaho bana natwe tugirire neza, nitwongera kugaruka kukuvuga tukiri bazima. Mana mfunze imiryango yose aho ivi kagera yakongera kwataka ubwoko bwawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Cecekesheje ingunzu Mana, cecekesheje impoma, cecekesheje umwuka wose wa satanike mu izina rya Yesu. Ibitavuga Imana byose nonaha ndategetse ngo bisinzirire guhera kubw'ijambo ryawe Mana. Dukeneye kukwamamaza tukavuga imirimo ikomeye, imirimo itangaje Uwiteka Imana yakoze. Ngaho mwami nubane natwe none n'iteka ryose. Amen.